Okay, hello friend. Muri ino video tugiye kureba application yaguha data z'ubuntu. Gabanya gutakaza amafaranga ngo urimo uragura data. Bahaye ikaze kuri ino channel. Nakoze imibare sanga ino application mbazaniye itanga gigabyte imwe ku munsi, kandi gigabyte imwe ku bakoresha Airtel 500. Ngo fata 500 uyakube mu mwaka w'amafaranga yose umaze gutakaza. Okay, icyo ngusaba reba ino video yose irangiza udatarukije kugira ngo hatagira ikintu n'ikina kimwe uri buze gucikwa. Okay, ku muntu wakoze subscribe cyane ndamushimira, yarakoze. Niba wari ubwa mbere ugeze kuri ino channel cyangwa wari ubwa mbere umbonye, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo video yose nzajye nkora izajye ita ikugeraho. Okay, reka dutangiye. Reba ino video urebe step by step byutije kugira ngo hatagira ikintu na kimwe uza gucikwa. Application yacu no munsi nabateguriye yitwa Hatuna. Urajya muri Play Store cyangwa muri App Store usacingemo application yitwa Hatuna PR. Cyangwa se ujye muri Play Store usacingemo application yitwa Hatuna PR. Dore ngiyi application ndi kubereka. Okay, nyine urajya muri Play Store downloading application yitwa Hatuna PR. Muri Play Store, muri Play Store no muri App Store ku bakoresha iPhone. Okay, reka twose cyane dutangiye. Okay, nk'ibisanzwe turaza dufungure application yacu. Dore ngiyi tuze tuyikandeho tuyifungure. Tuba dutagira akanyanga. Mwibutse niba utarakora subscribe kuri ino channel, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo video yose nzajya nkora izajye ita ikugeraho byihuse cyane mu wa mbere. Okay, uretse ukana hano handitse letter. Tata dukana hano handitse letter. Okay, kugira ngo ino application rero uyestare muri telefoni yawe izajye ibasha gukonegita, turaza tubanye duselectinge hano hambere. Ino application igusaba simu card ya Airtel muri telefoni yawe cyangwa simu card ya MTN. Waba udafite data muri telefoni muri kuri iyo simu card. Okay, reka twafungura hambere. Okay, urabona ko hano bagiye batwereka ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Hano ho ugomba guhitamo igihugu icyo cyose ushaka. Hano ugomba guhitamo igihugu icyo cyose ushaka. Reka duhitamo nk'iki USA. Reka duhitamo hano igihugu kino cya mbere cya USA. Hano ho ugomba guhitamo igihugu icyo cyose wumva ushaka. Ushaka wahitamo Canada, wahitamo Germany, cyose wahitamo igihugu cyose ushaka tugihitemo. Okay, dita tuza hano ha kabiri, hano handitse direct SSH. Ndetse ko urimo uhabona. Naho turaza tuwakane tuhemeze. Hano turasacinga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu byumve neza. Turaza dusacinge mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kwandikemo Rwanda. Urabona ko nyine tumaze gusace mongo igihugu cyacu cy'u Rwanda. Batweretse ko mu Rwanda bafitemo MTN free ya mbere. Rwanda uramutse ukoresha MTN nwa selectinga hano hambere handitse Rwanda MTN free ya mbere. Uramutse ukoresha Airtel, uramutse ukoresha Airtel Tigo, byose nyine uramutse ukoresha nanga hose. Hano ku muntu ukoresha MTN yareba hano handitse hano hambere handitse MTN free. Niba ubona ino video yagushimishije, kora like ufungure n'inzogera kugira ngo video yose nzajya nkora izajye ita ikugeraho. Niba ugize ikibazo cyangwa igitekerezo andika muri comment ndahita ngusubiza ngiye mba ndi ready. Kwa ko twebwe dukoresha Airtel, turaza duhitemo
Kwako twebwe dukoresha Airtel Tigo. Turaza duhere hano tumanuke duhitemo imwe muri izi ngizi dukoresha. Yenda nk'urugero ka duhitemo nk'ingi ya kabiri. Iyi tuhitemo. Aha, okay, urabona ko ushaka ugize yenda nk'ikibazo ushaka nko kongeraho nk'amasaha, uza hano handitse add more hours. Ino application ishobora kuguha gigabyte imwe ku munsi. Kandi bino bintu birakora bya nyabyo. Okay, niturangiza kubya programmingamo nta kintu kiba gisigaye, turaza dufungure data zacu. Okay, dita dukora hano handitse start. Okay, tuza dukore hano handitse start. Okay, urabona ko application yacu irimo igenda ikonegita. Niba ubona ino video yagufashije, ukore subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo video yose nzajya nkora izajye ihita ikugeraho ako kanya. Ciao, ndabakunda cyane. Ndagushimiye aho warebye ino video, kora subscribe kugira ngo video yose nzajya nkora ijye ihita ikugeraho mu ba mbere. Video nziza zagufasha nk'igura koze cyane.